iyo musomye Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe Yohana, ari ijambo mubonamo ryitwa amarembo, cyangwa tuvuge umuryango. Dufate umuryango, la porte, nagwa ni sermagete, porte, muryango, mubifate porte, sibyo? Yaba gate, yaba umuryango w'inzu, ni ikintu cyitwa umuryango. Umuryango murabizi mwese, mu bisobanuro bisanzwe niyo abantu banyura binjira abandi basohoka. Siyo signification y'umuryango, barinjira bagasohoka. Iyo niyo bita amarembo. Amen. Amarembo rero niyo abantu binjira bagasohoka, sibyo? Muri Bibiliya rero amarembo afite ibisobanuro byo mu mwuka. Amen. Amarembo afite ibisobanuro byo mu mwuka. Tuvuge Imana ibwira Abrahamu imuha umugisha kuko yayumviye ngo urubyaro rwawe ruzagira gute? Ruzahindura amarembo y'ababisha. Dusome Itangiriro 22 umurongo wa 17. Yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Amen. Amen. Amarembo, sibyo? Ese Abrahamu ntago yumvise icyo Imana ivuze? Kuko Abrahamu yaramenye amarembo icyo avuga. None se ni amarembo, ni umuryango abantu banyuramo. Imana ibwira Abrahamu ngo urubyaro rwe ruzahindura amarembo y'ababisha. Ibyo twarabisobanuye yuko Imana yari iramenyekanisha Kristo ko ari we yitwa urubyaro rwa Aburahamu, niwe azahindura amarembo ya Satani. Turaza kubona ibyo ari byo. Amen. Aho ni hamwe. Aha ni naho Samsoni ngo ashingura, araterura amarembo y'Abafilisitiya. Abacamanza 16:3, 16:3. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abiterera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Amen. 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 N'amarembo ya Gaza. Ntaya ku murongo wa mbere nete mukunda. Samusoni ajya i Gaza, abonayo umugore w'amaraya yinjiriwe. Amen. Kabiri. Babwira ab'i Gaza, bababwira ngo Samusoni ageze hano. Baramuguta, bamwubikirira ku irembo ry'umudugudu, bakesha ijoro bahacecekeye ijoro ryose, bibwira bati nibucya turamwica. Gatatu. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abiterera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Amen. Amen. Murabyumva? Kubera iki bamaze kumva ko Samusoni yinjiye i Gaza, sibyo? Babyumvise ab'i Gaza bahise baza baragota bacunga iki? Bacunga amarembo. Kuko mu gucunga amarembo bumva ko Samusoni ntaho hari bunyuri. Kuko imigi ya kera ntabwo yari imigi nk'iyi minini yacu, yari imigi yose yari igoswe n'inkike. Imigi yose yari igoswe n'inkike. Niyo mpamvu na Yerusalemu nayo igoswe n'inkike. Ntabwo bakubaka inkike hose bakwiye gusiga amarembo. Gaza rero nayo yari ifite inkike nk'imigi icyo gihe, noneho basiga amarembo. Kubera iki se Samusoni amaze kwinjira i Gaza, Gaza wari umujyi wa Filisitiya, kandi afite barabanzi ba Isirayeli,
kubera ko bagose uwo mujyi, twumvise ko bacunze amarembo ngo nibucya bamufate. Nawe akora iki? Batubwiye ko Samusoni agumaho sibyo kugeza mu gicuku niwe yahagurutse, arurira urukuta ariruka, yanyuze ku marembo. None ku marembo harinde abamugose, niwe yanyuze agira gute? Ashingura. Mwabyo bise byose tuza kumva mu mwuka bivuga iki? Niyo nashaka kubereka inshuro zingahe muri Bibiliya bavuga amarembo, mumenye ko bifite impamvu. Dusubiremo mu murongo wa 3. Donc la signification spirituelle des portes. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abiterera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Amen. Araterura. Dushobora no kugenda ku mujyi wa Yerusalemu, ufite amarembo 12. Buri rembo ryose rifite izina ryaryo. Eske ni fantasy y'amazina menshi cyangwa? Buri rembo rifite icyo bisobanura. Ndaza kubabwira mu buryo bwihuse ko ubwaryo ni isomo rigari rishobora kumara ubwaryo icyumweru cyose turyigaho. Amarembo Yerusalemu nicyo asobanura mu mwuka. Ahubwo ngo mwumve ayo marembo nawe aho muhuriye nayo, niyo ntego ibyo turiga. Mwumvise Imana ibya Abrahamu ngo urubyaro rwe ruzahindura amarembo. Imana yabivuze. Nivuga muri gihe cya Abrahamu bari bazi amarembo icyo avuga. Ntabwo ari irembo gusa rituma abantu binjira basohoka. Amen. Bifite n'ibisobanuro mu mwuka. Nuvuga ngo amarembo afite icyo asobanura muri Bibiliya, afite icyo asobanura no muri esoterisme. Nuvuga ngo babandi bari mu bintu by'imyuka. Wabyise? Muri Bibiliya amarembo afite icyo asobanura mu mwuka. No mu isi y'abadayimoni afite icyo asobanura. Par exemple, franc-maçonnerie. Muri ya mihango yabo, abantu bose les initiés, abantu bose baje kwinjira muri ubwo bwiru bwabo, banyura uturembo. Nuvuga ngo muri ceremony zabo bazikorera, hari uturembo tugera hano uburebure. Urabona mwebwe mubatse aho abantu banyura, ntimureba se uburebure bw'abantu kuko ntibakubita umutwe hejuru. Franc-maçonnerie bafite aho bakora imihango yabo yo gukora ibintu byabo, les rites zabo, uturembo tumwe gutya. Ukureshya kose ukiye kunyuramo ubigenza gute? Urunama. Uramagenda. Uvuga ngo mu buryo bw'umwuka baba bereka iriya bita le grand architecte de l'univers, ya mana yabo, yuko bemeye kuba abantu baciye. Iyo ni signification ésotérique. Uvuga ngo bafite icyo amarembo kuri bo asobanura. Amen. Haleluya. Mu Bushinwa bafite icyo amarembo asobanura kuva imyaka ibihumbi. Nuvuga ngo buri civilisation zose zifite ibisobanuro mu mwuka by'amarembo. None se kwa Satani bamenya amarembo icyo asobanura mu mwuka, anyuma mu bwami bw'Imana ntitubimenye? Tugenda handi rero ari wo mwavanye izina Beteli. Amen. Mu gitabo cyita Tangiriro 28 tugende. Tutari kuri 16 tugeze kuri 17. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Amen. Ni rembo. Umuryango. La porte des cieux. Amen. Ngo ahantu hitwaga Luz, geza kuri 19.
Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Amen. kubera iki Yakobo yahise inzu y'Imana? Birumvikana inzu y'Imana ni presence y'Imana. Kuko yongeye kuvuga, kuko yongerejeho ko ari, yongeyeho ko ari irembo ry'ijuru. Hari irembo se riboneka? Ntihari ku gasozi? None si irembo riri ko yahise irembo ry'ijuru. Inzu y'Imana twakumva ni presence y'Imana, kuko hariya yabonye urwego ruva hasi hano rukagera ku ijuru. Imana yari hejuru, urwego ruhuza ijuru n'isi. Abamarayika bamanuka bazamuka. Urwo rwego yari symbole ya Yesu Kristo. Prophetically yari Yesu, kuko ni Yesu wabwiye Natanayeli ngo uremera ko kumbwiye ko igihe bari munsi y'icyo giti Filipo atarakugeraho nakubonye, urabyizera kuko nkubwiye ibyo. Ati uzabona n'ibiruta ibyo. Muzabona abamarayika bazamuka bamanuka ku mwana w'umuntu. Mwe mugeze ubona abamarayika bamanuka bazamuka kuri Yesu? No, ariwe aravuga ko niwe rwa rwego Yakobo yabonye, niwe muhuza w'ijuru n'isi. Ibyo mwabyumvise ibyo? None tugere rero kuri irembo, kuko yahise hariya muri uwo mujyi witwa Luzi akawuhindura Beteli, ngo aha ni inzu y'Imana, ngo aha ni irembo ry'ijuru, kuko yahise irembo. Muraza kubimenya. Amen. Uyu munsi hari amarembo turi bufunge, hari amarembo turi bufungure. Ariko bikumaza kumenya mbere na mbere avuga iki. Amen. Rero mu civilisation yose yabayeho mu mateka y'abantu, bari bafite ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka uretse mu Bibiliya. Nko mu Bushinwa nababwiye, sibyo? Nabo amarembo afite icyo asobanura. Amen. Haleluya. Nuvuga ngo Abashinwa mu mateka yabo, c'est une ancienne civilisation. Abashinwa bo bariho imyaka 5000 mbere ya Yesu, n'abakera. Ubushinwa ni peuple très ancien. Mbere ko Yesu aza nk'imyaka 5000 Abashinwa bari bahari, kandi bari puissance, bafite n'ubukorikori buhanitse n'ibindi bice by'isi bitayageraho. Abashinwa n'abakera. Iyo rero bubatse rero ahantu sacré, mumenye ko Abashinwa ntabwo basenga Imana yo mu ijuru. Basenga les esprits des ancêtres, imyuka y'abakurambere. Amen. Bugira Confucius wabo ni umufilozofe n'iki byose, ariko cyane cyane Abashinwa bafite culte des ancêtres des esprits. Hanyuma rero mu mizerere yabo tubyita imizerere, sibyo? Ya hantu rero hubakiwe izo mana zabo, tuvuge gutyo, aho bubakira hose hanitwa sacré, ahantu hera habo hakwiye kuba amarembo ane. Mwabyumva? Amarembo ane. Amen. Afite byinshi bisobanurwa mu buryo bw'umwuka, ariko hari ikintu bita yin yang. Je mbivuze mu Gifaransa ko ntabwo nzi Gishinwa. Bacyandika kuri yin yang, YIN na YANG. Yin yang bivuga iki? Bivuga urujya n'uruza. Amen. Haleluya. Des énergies. Nuvuga ngo hari imbaraga tutabona. Amen. Ngo zigenda zikagaruka, rero zinyura muri ayo marembo. Yin yang. Hariho energy zigenda zikagaruka, rero zinyura muri ayo marembo. Murumva ko bafite ibisobanuro byabo kubyekeye amarembo. Hanyuma amarembo rero no mu bindi bice byo kwa Satani, yita esoterisme yo mwijima, amarembo afite ibisobanuro byinshi. Amarembo asobanura kuva mu isi imwe ujya mu yindi, kuva mu isi imwe ujya mu yindi, kuva muri isi yacu tubonesha amaso tukajya mu isi tutabona. Passage du monde connu au monde inconnu. Ukava mu isi uzi ukajya mu yindi isi. Niyo mpamvu rero ririya rembo ry'ijuru rya Beteli muhita mumva rero icyo bivuga. Nuvuga ngo
ariya niho hari urujya n'uruza rw'abava mu ijuru baza mu isi n'abava mu isi bajya mu ijuru. Muri iyi si yacu, iyi si turimo, harimo amarembo tutabonesha amaso ahantu runaka, ashobora kubonwa gusa n'abayinisiye muri izo si z'umwuka. Yakobo ntabwo gusa yaryamye nyuma abyutse ngo ahantu harahambaye amaze kurota, si ukurota niyerekwa rwa rwego ruhuza ijuru n'isi. Ntabwo ari gusa ko yabonye gusa ruriya rwego akabona Imana iri hejuru yarwo, rumenyekanisha Yesu Kristo ko ari we azaba umuhuza w'Imana n'abantu, akazahuza isi n'ijuru. Si ibyo gusa, ni ukuvuga ngo hariya hantu hariho porte spirituelle, hari irembo ry'umwuka. Muri make rero, amarembo afite ibisobanuro by'umwuka, haba mu by'ubwami bw'Imana, haba no mu bwami bwa Satani. Nababwiye bya franc-maçonnerie, bafite turembo twabo ahantu bakorera ama initiation, ahantu bakorera ibintu byo comment est-ce qu'on appelle initiation là? None se mu Kinyarwanda iyo bashaka gukora imihango yabo iki byose uyuba iby'ubwiru bwabo, nta bintu se bakora ibyo bita imihango. Na franc-maçonnerie na Rose Croix byose bifite imihango yabyo, kugira ngo urahire kuzaba umuntu uciye bugufi, nubwo waba umuyobozi ukomeye ku isi. Muri franc-maçonnerie umaze kwinjira bakunyuza mu karyango gato ukunama, kugira ngo werekane yuko utazigera uba umwirasi, ukwiye kurangwa no guca bugufi. Kandi abajya muri franc-maçonnerie ni abantu bakomeye mu rwego rukomeye w'isi, bafite impamvu yabo bavuga ko bazaba abantu baciye bugufi. Rero amarembo rero, mbere ko tujya kwinjira rero mu bisobanuro ya Bibiliya, amarembo rero mwumvise ko Abashinwa amarembo kuri bo ni ahantu hanyuramo iyo bita le flux d'énergie, ama energie, imbaraga zinjira zigasohoka. Hanyuma ni byinshi munsi y'umwijima ibyerekeye amarembo. Par exemple, ari ibintu byeze cyane mu Burayi muri iki gihe byitwa géoénergie. Abo tubona spécialiste babyo babyitwa les géoénergéticiens. Abo rero baravuga ko ariho des entités spirituelles, hari ibikomangoma, ni bya bintu twavuze ejo, ari ibikomangoma bitandukanye kuri buri gace. Ibyo byose ni kugira ngo muze kumva Bibiliya icyo ivuga, bya bisobanuye Bibiliya, sibyo? Murabona isi kumeze hano muri turu mumaze kubimenya, nuvuga ngo isanzure, ikintu twita kinini twebwe kugeza no muri astrophysique niki ni galaxy. Galaxy igizwe n'amanyereri miliyari 100, 100 milliards d'étoiles, miliyari 100 n'amanyenyeri susasemo imibumbize zenguka kuri buri nyenyeri yose, sibyo? Rero baravuga ko galaxy ifite les entités galactiques, ngo ari bikomangoma byo mu rwego rwa galaxy, bya bikomangoma muri ukabakerubi. Ni ukuvuga ngo hariho amakerubi bacunga ama galaxy. Ntabwo ari Bibiliya ivuga, nabo tuwe turavuga, sibyo? Bavuga ko babyita les entités galactiques. Tuvuga ngo tuvuge galaxy turimo itwa la Voie lactée. Hanyuma galaxy ikurikira twebwe yitwa Andromede. Nuvuga ngo hano kuri galaxy irimo amazuba miliyari 100, tudashizeho imibumbi zenguruka, hariho ibikomangoma bicunga galaxy yacu yitwa la Voie lactée. Hari n'ibikomangoma bicunga galaxy Andromede, hari n'ibikomangoma bicunga ama galaxy yose kwangana. Nibo babivuga. Uvuye ku rwego rwa galaxy, amen, haleluya, tuvuge tugiye ku rwego rwa système solaire. Twebwe hano turi muri système solaire, ni izuba n'imibumbe 8 izenguruka ko mbere yari 9 itwa Pluton, yo ntabwo ikiri planète, sibyo? Nigeze kubabwira impamvu, wabyumvise? Kera tukiri mu mashuri bavuga ngo iriya ni planète, sibyo? Uyu munsi nubivuga bati wowe rero urashaje, subira ku ishuri. Planète ntabwo zikiri 9, ziri 8. Système solaire yacu hari izuba, hariho n'imibumbi izenguruka, sibyo?
natwe hano turiho turazenguruka rwo tutayibona, sibyo? Noneho hariho n'ama entité yo muri système solaire. Entité bivuga ngo hariho ibikomangoma bicunga système solaire. Noneho na buri mubumbe nawo ufite ibikomangoma biwucunga. Noneho iyo rero ibikomangoma rero bishaka kuva mu rwego runaka bikajya ahandi, binyura muri amarembo. Iyo ibikomangoma bishaka kuva ahandi bikajya ahandi hantu mu isanzure, binyura mu marembo. Ntabwo bipfa kunyura yose, binyura mu marembo. None Yakobo aravuga ngo hano ni irembo ry'ijuru. Ntabwo yavuze ahandi yanyuze, avuga aha kubera revelation yagize ishurirwa ni irembo ry'ijuru. Aho niho rero bariya rero ba geo-energeticien bavomamo ibyo bintu byabo. Mu byo bahagararaho naha mumaze gusoma. Mwabyumvise? Nuvuga ngo mwebwe Bibiliya yanyu nimba mudashaka kuyinjiramo ngo muyimenye, abo ko Satani bo bara exploiter ariko mu buryo bw'ibinyoma. Ese mwabyumva? Mwe murasoma gusa. Yakobo arakanguka amaze kubona urwego ruhuza ijuru n'isi, amareka abantu kabazamuka, Imana iri kugasongero, sibyo? Hanyuma ngo arakanguka ati sinarimbizi, ahantu harahambaye, aha ni inzu y'Imana, n'irembo ry'ijuru, hitwa Beteli, mbere yitwaga Luzi. Nimwarukiraho se? Murakomeza se? Muhita mujya gukaranga amafiriti yanyu. Ariko bo bariye nabo umwuka kuturusha twebwe, ariko mu mwuka wa Satani bo baracukumbura kugeza bamenye ngo hariho ibikomangoma, abamarayika, abanyabutware, abanyembaraga, ngo bajya bagendagenda mu isanzure, ngo nibanyura ariho hose, ngo hari amarembo yo mu mwuka twe tutabona, ngo niyo banyuramo. Mwabyumvise? Amen. Nuvuga kuri bo rero na muri isi hariho amarembo ataboneka, nka ririya rembo Yakobo yavuze. Sijya kubajyana kure muri ibyo, nshaka tugaruka mu ijambo ry'Imana. Na hariya muri Egypte, hariya hari zira piramide z'abafarawo, hariya naho ngo hari amarembo. Hari amarembo ahuza isi yacu n'andi masi yo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu mubona abantu benshi bari muri yasi bakunda gukora za voyage hariya mu mapiramide. Hanyuma amarembo kandi afite ibisobanuro yuko nukuva mu bujiji winjira mu bumenyi. Ibi ni ibisobanuro kandi. Kuva mu bujiji ujya mu bumenyi, uba wanyuze mu irembo. Irembo ni ubuzima bubiri, bw'imbere n'ubw'inyuma. Kuko impamvu bashiraho urugi, umuryango, nugira ngo habe itandukaniro hagati y'inyuma n'imbere, sibyo? Noneho reka tugire vuba twige amarembo ya Yerusalemu, hanyuma turaza kwinjira graduellement buhoro kubyerekeye amarembo n'intego impamvu turayiga. Nehemiya ibice bitatu baratubwira ukuntu amarembo ya Yerusalemu yasamwe. Turagenda irembo kurindi. Bukeye Elishabu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi, bubaka irembo ry'intama, bararyeza, bateraho inzugi zaryo, baraheza bahereye ku munara wa Hameya bakageza ku munara wa Hananeli. Amen. Yerusalemu ifite amarembo 12. Bamaze kuvanwa mu gihugu cyabo Abayuda bakajya mu Babuloni, ari Iraki ya kino gihe, bagarutse imyaka 70 bavuye mu bunyage. Babaye ngombwa ko Nehemiya arabahagurukije kubaka igicaniro, basubiye iwabo bayobowe na Zorobabeli. Amen. Nyuma y'imyaka 2 bubatse igicaniro, bashaka kubaka ingoro, bamaze gushiraho ifatizo, abanzi baraguruka barabatesha. Iyo twabyize. Amen. Hanyuma noneho hazigerero cyo kiragera rero Imana igenda irwanya Satani. Noneho hagaguruka umwami agasubira mu byo Kuro yavuze, ari watanze uburenganzira bwo gusubira iwabo. Abagiye basimbura Kuro ku ngoma y'Ubuperesi, Satani yagiye abakoreramo kubera abanzi b'Abayuda, bagatanga province yari ya mu Yuda,
bagatanga amakuru ibwami, ça veut dire Peresi. Noneho ati barashaka kwigomeka aba Bayuda, barashaka kwigomeka ku ngoma yawe. Hanyuma umwe w'Uperesi agatanga itegeko ngo nimubahagarike, imirimo igahagarara yo kubaka ingoro. Hanyuma bagatakambira Imana, Imana igahagurutsa abahanuzi Agayi, Zakariya. Imana igakora ku mutima w'uwo mwami wasimbuye Kuro. Hanyuma akavuga ati ariko se ibyabo bantu niyo ngoro bimeze gute? Ati muzanire igitabo cy'amateka numve uwabarekuye kuva mu bunyage ibyo yavuze. Basoma ibyo Kuro yanditse, yaravuze ngo abo bose abiyo Mana Yerusalemu ngo nibagende basubire muri Yerusalemu bubaka inzu y'Imana nkuru Yerusalemu. Agahita amenya ko bamumanipiye, bamubeshye. Ati nimubarekure bakomeze bubake. Murabyumva? Uko niko rero byagiye bitinda, ariko amaherezo ingoro yabo ya kabiri irubakwa. Aba rero ikibazo rero cyo gusana Yerusalemu n'inkike zayo, uwo murimo rero wawugize ni Nehemiya, yakoraga ibwami. Amen. Arahaguruka, umwami amuha amafaveri n'ibiki byose, asubira Yerusalemu, afata ekipe ye. Ibyo nabyo ni isomo rirerire ukuntu yabigenjeje. Hari amaprincipe akora no munsi mu byerekeye gukorera Imana, niyo sibyo tujyamo cyane cyane, tubyigisha leadership. Amen, haleluya. Noneho Nehemiya barahaguruka kubaka inkike z'i Yerusalemu. Noneho inkike si kuzuba gusa, no kubaka inkike n'amarembo yayo. None bahereye ku rembo ryitwa ry'intama. Amen. Kubera iki? Ninde kwanza yagurutse kuri sana? Dusomeye wadusomeye ari Eliyabu. Bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se n'abatambyi bubaka irembo ry'intama. Amen. Amen. Haleluya. Yubaka amarembo y'intama. Iryo rembo ryitwaga irembo ry'intama. Irembo ry'intama ryubatswe na Eliyashibu umutambyi mukuru. Hano impamvu iryo rembo ryitwa ry'intama ari ryo batangiriyeho, ni ukubera ko kugira ngo uzinjire mu rurembo rwo mu ijuru, Yerusalemu mu ijuru, ukwiye kuba warabanje kuba intama. Kuko Yesu mbere na mbere yabaye umwana w'intama. Igitambo cye gituma Imana yironka intama nyinshi. Kandi iryo rembo bisanzwe niryo banyuzagamo intama zigiye muri Yerusalemu mu minsi mikuru. Za ntama zajyaga kubagwa muri Yerusalemu. Siyo hari ingoro se? Amen. Siyo hari igicaniro? Byanyuraga mu rembo ry'intama. Amen. Nta wundi yari kuryubaka, mutandukanye gusana no kubaka. Ayo marembo igihe bateraga Yerusalemu bari bayashenye no kuyubaka bundi bushya. Ntabwo ari we wese yagiye kubaka irembo, ni umutambyi mukuru. Icyambere mu buryo bw'amateka ni irembo ryanyuragamo intama zinjizwe muri Yerusalemu kujya kuba ibitambo, zikajya hariya kuba ibitambo, zikagurishwa z'ibitambo. Kandi umuntu rero wahawe kubaka iryo rembo ni umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru isano rishya ni Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo yabaye umwana w'intama. Kandi Yesu Kristo niyo yaduhinduye kuba intama z'Imana. Niyo mpamvu rero mu kurestora umurimo Nehemiya yatangiriye mu irembo ry'intama. Ntabwo rero Imana iza kugeza mu ijuru utabanje kuba intama. Mu ijuru bazinjiramo ari uko babanje kuba intama. Nimuzabwira umuntu ngo muvandimwe senga ya mvugo yanyu, aba naho kubwira abantu ngo babe intama za Kristo, banababwiriza ukuntu babe intama ngo se ujye usenga. Siko mujya muvuga? Ntabwo ari cyo bakeneye, ntibakeneye gusenga. Bakeneye kumenya ni gute bashobora kuba intama z'Imana. Amen. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo Yesu yaravuze ngo ni jyewe rembo ry'intama. Nuba rya jambo kandi rembo. Amen. Uzanyura muri rye azabona ubwatsi kandi azakizwa. Iryo rembo ni ukuvuga ngo nunyura muri Yesu uraza kumenya ubwenge bw'Imana bugutuma umenya icyo Imana igushakaho. Buriya bwatsi ni ijambo ry'Imana, rirakumenyekanisha ko wowe Imana ishaka kuba intama yayo.
kugira ngo n'iriya Zaburi ya 23 uzajye nawe uyigire yawe. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Dawidi ariwe aravuga ko ari intama yande y'Uwiteka. Soma Zaburi ya 23. Iyi Zaburi ntabwo ushobora kuvuga ngo ni yawe kandi utaraba intama. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sibyo? Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Twese Uwiteka ninde aravugaho? Ni intama. Intama niyo iravuga ibigwi by'umwungeri wayo, iriramushima. Komeza. Njyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Unjyamisha anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsiza amavuta mu mutwe. Igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chakubabaza. Iyi ntama irangirije mu nzu y'Uwiteka iteka. Ni kuvuga ngo urabona ko ubuzima bwacu nyuma y'ubwisi, sibyo? Hari ahandi tukwiye kujya. Amen. Abana b'Imana aho bazaba iteka ryose ni mu nzu y'Imana mu ijuru, mu buturo bwera, sibyo? Ni ukuvuga ngo nta muntu azaba mu ijuru iteka ryose mu buturo bw'Imana atigeze aba intama y'Imana. Kandi intama y'Imana yaranyuze mu irembo ry'intama. Kandi Yesu niwe rembo ry'intama. Nimuzajye mubwira abantu ngo senga muvandimwe, ngo we ntabwo ujya usenga niyo mpamvu ugira ibibazo. Ntabwo ari ibyo. Nuko Satani barasenga. Ukeneye kubabwira ni gute bashobora kuba intama kugira ngo bazanyure mu irembo ry'intama, kandi ubuzima bwabo niburangira muri urugendo rw'izaburi barangize mu nzu y'Imana iteka cyose. Kuko iyi ntama irashima Imana aho yinyuza mu bwatsi amazi adasuma. Hanyuma nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nta muntu azaba mu nzu y'Uwiteka atigeze aba intama. Niyo mpamvu icya mbere na mbere muri message y'Imana, ijya mbere na mbere mu byerekeye icyo Imana ishaka kubwira umuntu nuko akwiye kuba intama yayo. Na niyo mpamvu Nehemiya mu gusana mu marembo 12 yabanje irembo ry'intama, kandi n'iryasangwa n'abandi, risangwa na Eliashibu umutambyi mukuru. Kuko Yesu niwe mutambyi mukuru, niwe rembo ry'intama, kandi nawe yabaye intama. Wabyumvise? Irembo rifite igisobanuro. Irembo ry'intama Yerusalemu risobanura Kristo. Amen. Niyo mpamvu mu gusana Yerusalemu n'inkike zayo n'amarembo bonge babanje gutangira kubaka bundi bushya irembo ry'intama, kuko bari abanyababuloni bari basenye amarembo. Amen. Turaza kubona hari irembo ritashenywe ryo ryasabwe ko barisana gusa. Turaza kumva impamvu naryo. Imana ishimwe. Hallelujah. Irembo mwaryumvise ryo? Nuzagira umuntu ngo senga. Umuntu ntabwo akeneye gusenga gusa, akeneye kuba intama. Iyo mvugo muyireke. Ahubwo gusenga uyubwira umuntu yamaze kuba intama. Ati muvandimwe, ariko uzujye n'akazi kenshi uzajye wibukana gusenga. Ariko umuntu ataraba intama, message akeneye niki? Aba intama. Intama y'Uwiteka. Ukamubwira n'inzira anyuramo ngo abe intama. Nukizera umwami Yesu.
Okay, dusome Yohana ibice 10. Amen. amen. Haleluya. Umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa gatatu, umurongo wa kane, nakubwira ahandi. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Amen. 9. Ni jye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Amen. Nimwabyumvise? Okay. Hano kandi umwami atuhaye ikindi gisobanuro cyo mu mwuka kubyerekeye irembo. Amen. Umuntu nanyura muri Yesu azava mu bujiji agere mu kumenya Imana by'ukuri. Ni urwuri rero, kuko yanyuzemo arasohoka abona urwuri. Uvuga iyo signification yuko ari passage de l'ignorance à la connaissance, kuva mu butamenya ukagera mu kumenya. Icyo nacyo ni ikindi gisobanuro cy'irembo. None rero mwumvise ko irembo rifite ibisobanuro byinshi, haba mu isi ya Satani, haba no muri Bibiliya. Hano rero turiga ku byerekeye ibisobanuro by'amarembo y'i Yerusalemu, kuko si amarembo gusa physique ubona. Ayo marembo arahari n'uno munsi. Iyo ugiye Yerusalemu urayabona, nubwo hagiye haterwa kenshi agasanwa kenshi, ariko amarembo arahari. Amen. Rero irembo rya mbere batangiye gusana Abanehemiya ni irembo ry'intama, kuko niyo priorite. Utabanje kuba intama y'Imana, imisengere yawe nta kivuze. Amen. Kuba intama y'Imana niyo priorite, nta kindi cyambi. Ibindi uzabikora nyuma ugire gute, ariko banza ube intama y'Imana. Kandi kuba intama y'Imana mwabyumvise, ubiheshwa na Yesu, ariwe mutambyi mukuru, ariwe ntama w'Imana watambwe, mwana w'intama watambwe, kandi niwe rembo ry'intama. Abantu barashaka kujya mu ijuru banyuze mu yandi marembo. Ntibishoboka. Aho bazatungukira ntabwo ari mu ijuru. Iyo bapfuye batungukira kwa Sekibi, batungukira ikuzimu. Intama za Yesu zonyine niyo, iyo umuntu apfuye ari intama ya Yesu, atungukira mu nzu ya data, atungukira ahera, uno munsi twita paradizo, ategereje izuka kugira ngo hamwe n'abera bose bazinjirane rero igihe nikigera. Amen. Mu buturo bwera. Imana niyo buturo. Amen. Natwe tukazabamo hariya, tutamurikirwa n'iri zuba, ngo Yesu niwe azamurika. Imana ishimwe. Amen. Amen. Turagaruka turebe irembo rigira kabiri.